Bushinwa ndabaza iyo modoka ni ibitekerezo gusa nawe imodoka tujye kubaha idonido ukanya niwabonye ninyabyenye kuri telefone iri bitekerezo kuguha idonido ni ibitekerezo iyi modoka inoti zaratanzwe byararangiye urumva ntabwo ari ibihuha ariko se reka gukabye cyane ariko stadium inoti zamaze gushyikirizwa aho zageze urabimenya iyi modoka mu mezi yayo ya mbere ntabwo izaba ari iya Rayon Sport icyo kintu nacyo ubanza ukimenya izayigira ishaje se izayigira uwatanze ayo mafaranga azabanza yikamye amaze kuyagaruriza mu bazayamamarizaho ako kantu nakumvisha ibyo rero abadukurikiye mu byitege ariko kimwe mu byo bambwiye ngo irimo icyumba cyo kogeramo mu gihe ikipe ivuye i Rubavu abakinnyi ngo bazajya bazaboka none se urwo mutagaza akantu ka massage hariya babakora ku matako ngwino kabye uwo muntu se icyo gihe izaba itarabiya Rayon Sport ariko izajya ikoreshwa na Rayon Sport cyane ikihagera biravugwa ko ubimbwiye ambwiye ko ukwezi kumwe kuraguhagije ibisi nawe yageze mu Rwanda perezida yakubwiye atatu wayigize undi atangiye Ibera here kuri cyo asobanura ibyo umushinga Samir navuze yari mwiza kwafata bikorwa ariko ikintu gihari ni iki nuvuga ngo Ruvuyanga kipe ya Rayon Sport ni ikipe hari ubu ngubu harimo abayobozi harimo abakinnyi n'abatoza abo ngabo mu myaka 2-3 bashobora kuba batanahari ariko Rayon Sport ihoraho sibo bwa mbere habaye ikintu cyo kuvuga ngo agiye gukorwa iki cyo gufata abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagorizwa hamwe ndetse bakajya banatanga ino misanzu byagiye imyaka myinshi ariko ntibigire gute ntibitange umusoro ndetse ntibinarambe ibyabaye no munsi rero ni intangiriro y'urugendo rwo kwishakamo ibisubizo ariko Ruvuyanga ni nka bya bindi mbibona ni ibisubizo by'igihe gito ntabwo ari ibisubizo by'igihe kirambye ni nka kwa kundi iyo ufite umwenda wacitse ujya kumutayira akagushyiraho ikiremo ashyiraho ikiremo kugira ngo apfukamwe hacitse ariko hahandi yazengurukije indodo ashyiraho icyo kiremo hahandi uko ukomeza kuwambara bawufura hamwe haciye za ndodo bashyiraho ikiremo naho haraza akahita hacika ukisanga umwenda wakomeje ugenda uteraho ibiremo umwenda wose wahindutse ibiremo iki rero uvuga ngo ibi byakabaye bimwe mu biza ariko hari ibibazo navuga ko hari ikintu Rayon Sport yashyize ku murongo cyiza uyu mushinga w'igikundiro ni nk'ikiremo ni nk'ikiremo cyangwa kirema gute nyine bamubwire kandi umushinga uremereye mu Rwanda uvuga ngo uyu mushinga ubwawo ntabwo uri butume iyo Rayon Sport ibibazo bya mikoro by'igihe kirambye biri buze gukora kubera ko impamvu nakwiraga sibwo bwa mbere habayemo igikorwa cyo guhuriza hamwe abareyo kugira ngo biyandikishe banatanga imisanzu sibwo bwa mbere nibibaye rimwe nibibaye kabiri nibibaye gatatu ni muri Rayon Sport byabayemo niyo Rayon Sport iyo Rayon Sport bibayemo iberi nta cyumweru kirashira tuvuga ibyuko hatumijwe inama inteko rusange isanzwe yari yarigeze gutumizwa ntiyaba tukagaruka kubirebana kuki itari kuba hari umuyobozi wa board hari umuyobozi wa Rayon Sport abo bantu badahuza twari mu kwezi kwa karindwi tuvuga ibyo bintu twerekana ibimenyetso bakaza batwereka umuyobozi wa komite executive n'umuyobozi wa board bose bananze ko rugomba kuva kugira ngo none ibyo bibazo byose bikemuke uri kumva ibyo ngibyo no ngo impamvu yaratumye babishyiraho urukumva ntabwo igezweho ruvuyeho ibibazo bashaka gukemura bitavuye kwa ko muri team basoje umwaka twinjiye muri mwaka Rayon Sport igitegereje amafaranga yo kuri Rayon Day kugira ngo babakinnyi bari babuze kuko hari abakinnyi badafite amasezerano ibyo byose ni ibyo bibazo byagiye bibera kugira ngo bihera mu bantu muri kimwe administration icyo mubwira rero kuzana imishinga ibyo ibyari inyungu mu buryo bwa administration mutaraba strength cyangwa se mutaragira izo mbaraga mutaragira umurongo uhamye biragoye ikindi ejo bundi ni nyiramuhambi garutse ejo cyane cyane kuvuga ku bafatanyabikorwa bashobora kuza mu kipe ya Rayon Sport Rayon Sport yakiriye na Young Africans twagiye tugaruka ku mishinga ya Young Africans ndetse yewe n'abayobozi bayo basobanura ukuntu kugira ngo Young Africans ibe successful kugeza ubu ngubu ibe ikipe ikomeye inzira zose banyuze tuvuga ngo
ikipe barafashe bava muri ubu buryo bwa association ikipe ihabwa GSM ifatanya management yose mu biganza byayo yari company ariko company igira representant aho tugita ko ari umuntu umwe ufashe equipe abafana b'ikipe ya Africa ikintu cyo kwiyandikisha barakigira iyo mishinga yose itandukanye kugura amajezi ibirango by'ikipe ya Young Africans kwiyandikisha gutanga imisanzu kugura amakarita ibyo Young Africans zirabigira abafana barabigira ariko ibyo byose baragaragara rero ibyo ko bimeze nk'ari kirimo ni biza byunganira ariko ibyo byose abafana ba Young Africans babikora ariko yitwa GSM yarafashe pourcentage nini y'imigabane muri Young Africans iyo mora ukwishaka igashora amafaranga kuko azagaruka iyo mishinga yindi ikaza yunganira ariko cy'igikorwa cy'ikibazo cyangwa se cyangwa yafatije ko hari iyo GSM ikipe imanaginga abaye vuga ngo n'umunsi runaka araje ugenda ashyiramo miliyoni 500 unaje mu yubu ndashaka oya niba mwumva neza yihutirwa kuri Rayon Sport yakabari ibyo tubone ni kuri Rayon Sport baronkinze umushinga kuko byose bya Rayon Sport barabishinga umushinga wo bashyira imigabane hanze umuntu avuga ngo jeje kuramo imigabane 75% ikipe yo kwimanaginga ko afite nageje kuri 75% irasigarana abanyamuryango basigaye kuri Rayon Sport rero igisubizo mbona gihe kizatuma ibyo byose biramba ibisubizo y'igihe gitoya ni Rayon Sport izaburi muri management ya company runaka umuntu runaka cyangwa se abantu grupe y'abantu bishyize hamwe hanyuma bagakora ibyo buriro bakitwa ko bafite management y'ikipe ya Rayon Sport bagashoramo amafaranga yabo amafaranga bayashora kuko iyo ushyira amafaranga ugomba gushaka uburyo inyungu zizagaruka ni inyungu zizagaruka zikugarukira ndetse zikanagarukira ikipe kubera ko ntuzashora miliyari 5 muri Rayon Sport ugenda uvuga uti reka ikipe igenda igikubitwa imbere mu recovery nushoramo miliyoni 5 miliyari 5 uzashoramo uti ikipe ndayubaka nye abakinnyi bakomeye nye staff ikomeye yishakire ibikorwa n'imishinga yinjiza amafaranga uko umuntu bizagaruka niko kubera kuberaga urugero rwiza ikipe yanga na Simba zageze ikomeye kuko zaga muri abantu birwa bamuze wa baraza bicara abashaka kugukana bati ni timu yetu umusaza ukawutanga oya biva muri abantu muravuga ati ngiye gufata Rayon Sport yigire nk'uruganda ishore ariko mu gihe runaka nzunguka iyo uwo rero umushoramari yungutse ntabwo muri Olympique Yamahire Abedi ibere n'ubwo bari ifatika ibidahari umusore amaze mu Rayon Sport hawutase ikipe icyo ivuze n'ubwira amababa arimo amakosa ariko ntabwo yatuma umusiga kuko sibaza ko umutoza ahamagara ikipe y'ubushinga niwe watanga umurongo kandi ntabwo ari washingira ku abakinnyi mutari warabonye amakipe yose agendeye ku bafana bagira iyo database kuko ntabwo umuntu yasanga umubwire ngo nzize abafana be ntabwo ari kuri ugomba kubanza kugira babareyo uramutse babonye amazina y'abantu bigisa bamenya bantu banze bari ku murongo wa Airtel banze bari ku murongo wa MTN ubwo ubizi nyine nayo ikabati kujyamo amafaranga ubwo bizi ibere we yandikishije agura amayinite ku cyumweru agurisha amambo cyangwa n'ibindi byose bitandukanye baba babibona kamaze guhagarara mu bafana bafite 5,000 twizemo 200 tuzabwira ngo bagure simukadi dufite imibare kuko n'izi za Yanga tuvuga Yanga kugira ikarita ya Yanga zisa ikora muri code de santé hari amavuriro ndetse n'ubwishingizi bagiye bakorana uburyo ufite ikarita ya Yanga bigiye kwivuza yerekana bakugabanyiriza ibyo byaje nyuma ko GSM ikibanza cy'imbere na mbere nta muntu n'umwe nta gisesi n'imwe igendera mu cyuho n'abayo n'ibintu barize kugira ngo niyo miforme cyangwa se kutitwara neza abantu birasanzwe twara banigena tema uri muri mikino y'ibere cyangwa mu maduka
kandi bisoza ngo ni benshi wabwira abantu ngo mfite imibare y'abantu bitanu muganirira noneho wowe mu mishinga ukora muri wa bandi 5,000 ubakora imishinga ibafavoriza kugura utuma yaba umunyamuryango ese ubundi kuba umunyamuryango wa Rayon usibye kuri byinshi yungukirahe niyo mpamvu yanga yazanye imishinga kugira ngo bakorane n'ubwishingizi. mbese bivuze ngo ijambo nyamukuru nashakaga kukugezaho mu gufata ino record yo kuri radiyo Rwanda byari ukugira ngo mbe nakubwira yuko Rayon Sports yamajije kuba yagira abaterankunga babiri bakomeye harimo Airtel abantu mwese mufite amasimukadi ya Airtel ariko mukaba mukoresha mukaba muri abakunzi ba Rayon mukaba muri n'abakunzi b'ayandi makipe muri rusange mugomba kuba mufite amasimukadi ya Rayon amasimukadi ya Airtel noneho mukazajya muguraho amayinite kugira ngo ino bisi ibashe kuba yataha. kandi ikindi nanone abakunzi bose ba Rayon murasabwa mwese kuba mufite ama account muri banki ya AM banke nibwo noneho bizaba ari byiza kurushaho wa mugani w'abanyamakuru imibare ikarushaho kuba myiza inaba myiza no kubaterankunga mu gihe abaterankunga nabo barimo babona icyo babashakamo icyo bakeneye mu bakunzi ba Rayon Sports nuko bakeneye ubufatanye niba uri umureyo ukaba ufite cyane kabisa. hanyuma tunari kumwe na B1 Gin ni ikinywaji cyiza cyane kabisa icyo kuba cyiza nibyo byiza bizatuma noneho kuza bakinisha muri iyi role umupira w'amaguru ugezweho niwo tuzikora ngo abantu bari gukina ngo kuri kabiri no kuri gatatu uyu munsi mu rukiko b'abanyamakuru bari bagiye kuburana b'abanyamakuru bafashwe kubera kugira amafaranga y'ingabo bagiye bagenda banyereza bagenda bakoresha uko bishakiye. uyu munsi urubanza ruri buze kuba rwasomwa muze kuza kuba mwareba neza mukurikirana update ziri buze kuba zasohoka ndaza kuza kuzibaha hano kuri Sode Baba ndibutse gukora subscribe ahasigaye mugakora no kunzogera kugira ngo nzajye nkomeza mbahe ibiganiro byiza cyane ibiganiro birimo ubwenge ibiganiro bimeze neza. ahangaha ni Muvunyi perezida wa Rayon Sports Tade ahangaha ni Tade hamwe na Muvunyi ahangaha bari mu nama barimo biga ku mishinga y'akanyenyeri ariko akanyenyeri rwose akanyenyeri mbabwira ko akanyenyeri mbona kazafieringa ko nta kuntu ushobora kumbwira ngo akanyenyeri ngo umuntu wakoze ngo akanyenyeri ngo umushinga w'akanyenyeri ngo umuntu wawudesigninze ngo ni miliyoni 40 bazamwishyura nese bazamwishyura miliyoni 40 tuyobeye ko akanyenyeri gatangirwa ubuntu kode itangirwa ubuntu muri MTN ariko si tuzi impamvu ntabwo twamenye impamvu bavuga ngo umuntu wakoze design y'akanyenyeri ngo ni miliyoni 40 igomba guhembwa. ibyo ngibyo ni ibintu nabyo tuzicaraho tube twavugaho tube twaganiraho ndaje mbibakoreremo ikiganiro ndaje nkora icyegeranyo cyose cy'uburyo umuntu ashobora kuza akarya amafaranga akavuga ngo umushinga ngo w'akanyenyeri ngo ni miliyoni ngo 40 ngo niyo ngo bagakoreye kandi umuntu ajyana tini namba hariya muri MTN cyangwa muri Airtel bakahita bamukubita akanyenyeri bakakadesigninga uko bishaka. ibyo tuzabivugaho abakunzi ba Rayon tuzabivugaho muri ino minsi ndaje nzabikorera ikiganiro cyiza cyane kizaba gisobanura uburyo umuntu ashobora kuba yabona kode muri zino company zicuruza ibijyanye n'amafaranga zicuruza iby'itumanaho tuzarebe koko niba aka kanyenyeri ka Rayon Sports umuntu wagakoze ari miliyoni 40 akagombye kuba yarahembwe cyangwa se niba harimo ubujura harimo amafaranga uwo muntu wagakoze ashaka kwirira avuye mu bakunzi ba Rayon nabyo nzaza tubivugeho. ikindi kintu nababwira nyuma yo kubabwira ko uyu munsi b'abantu bo mu rukiko bari buze kuba basomerwa urubanza ruri buze kuba rwasomwa